iyo wose cyangwa se wuze amashyuza uba wumva urambutse. Nasanze hano kubera iki muri hano baje kota amashyuza kuyoga abandi bamara kuyoga kota amashyuza. ese ko muri koga amashyuza niba ari kuyoga niba ari kuyota umumaro wabyo ni uwuhe? Hano amaze iminsi afite akazi kenshi ndetse umunaniro, hano umuntu aba yaje kuruhuka gusa n'ubwo akanda siporo. Mbona abantu bafasha abantu gukora masaje, umuntu ajyamo rero baruhutse. Harimo n'abavuga ko aya mashyuza ari ubuzima, hari indwara bavura, ibyo koko? Ariko iyo njemo nkayoga numva ndambutse, numva meze neza, mara n'ikindi cyumweru numva imitsi rwose irambutse neza. Nkawe ukunda kuza hano mu mashyuza, ni serivisi yo kujya mu mashyuza gusa itangwa, uyibona ute? Ese ubona ari iki kindi cyagakwiye kongerwaho kugira ngo abantu bahaza ari benshi kandi babe banagira n'ibindi bahakorera byakinjiza n'amafaranga mu bukerarugendo? Ibyo ni byiza cyane. Icya mbere cyo nuko ibyinshi byarakozwe mu minsi yashize, mu myaka 3-4 ishize, ngo waza ukahasanga nta gahunda, nta bantu bahari, nta bantu bakorera isuku. Ubu rero baragerageza gukora isuku. Iyo uje barakwandika umutekano bari wose, nta muntu wakwibwa, hari abantu baracunga umutekano, nta muntu waburira ikintu cye. Bigeze ahantu heza, ariko byaba byiza birushijeho. Turibaza ngo nta kuntu yenda hakubakwa neza, mbese hakaba heza ku rwego hagashyirwaho intebe zo kwicaraho, umuntu ushaka icyo kurya akaba yakibona. Tugenda twumva ko hari n'ahandi hantu haba amashyuza bafite izindi serivisi zirenzeho. Ndimo mvuga ko bigeze ahantu heza, ariko birushijeho gutera imbere byaba byiza kurushaho. Urumva nk'ubu ngubu uko ubona, urabona ni arrangement yabayeho, gusa n'abakorera akagakorotire. Iyo uje n'umuntu we ataje mu mashyuza, nta hantu afite ho kwicara, iyo abantu bakwidagadura bakakorera ibyishimo birenze uretse n'amashyuza gusa. Urumva ako kantu kiyongereyeho ko kwakira abantu, n'uwaje ataje mu mashyuza akabona aho yicara, akabona ahantu aba yiyumvira umuziki, abantu bakidagadura kurenzaho, yaba byiza kurushaho. Bagategura amafunguro ahagije, bakahateza imbere, mbese ku buryo ubona ko buri muntu wese ahisanga. Hanyuma bagakoraho n'indi publicité, abantu benshi bakabimenya kuko ntabwo bahazi. Urumva hakwitabirwa, byaba byiza kurushaho. Ariko ndagira ngo muhe ishusho umuntu utarahagera, iyo mumaze kogamo umva umeze mute? Bitaniye no koga andi mazi? Birataniye cyane, kubera ko iyo wose cyangwa se wuze amashyuza uba wumva urambutse, ukumva umeze neza, ukumva imitsi yarambutse, amavunane yagiye. Yewe natwe tunabyibushye, nubwo ntabyibushye cyane, ariko ibinure biragabanuka, kumva
uri stress free, nta mavunane, nta bibazo mu mutwe, haruhutse, hameze neza ku buryo akazi k'ejo kaba kazagenda neza kurushaho. hanyuma ntabwo mwatubwiye ubundi mwebwe mwishyura amafaranga angahe kugira ngo mujye muri aya mazi? Hano urebye ubundi ni nkaho nta kwishyura, gusa ni gutanga akantu k'agafashanyo ku bantu bakora maintenance ya hano kugira ngo iyo sekirite ibashe kubaho, abantu bahakoreye isuku, kubera ko abantu bavuye mu mashyuza baba bashonje cyane. Abaturage benshi baturiye hafi hano bazana ibisheke, amavoka, bakagenda bata ibisigazwa by'ibiribwa hirya no hino. Ubwo rero abakenewe uburyo mu mafaranga azafasha guhemba abo bantu bakora amasuku, abakora ubwo burinzi, kwishyura udufaranga dukeya kugira ngo ni nka 200, 300 gutyo, ntabwo yarenga 500. ubona se bikenewe ko ayo mafaranga yakongerwa cyangwa se ubona yakurwaho, wowe ubibona gute? Kubera yuko hano hari agace abantu b'abakerarugendo bazamo cyane, yewe ubwanjye mbona bakongeraho akantu kugira ngo na kalite ya serivisi irusheho kuba nziza, bakongeraho atari menshi ariko bakongeraho, nabo bakongera za serivisi twavugaga twarimo dusaba. Noneho hari andi ari hirya ho banayagiramo n'ubuntu, ntibagire ibyo bishyura, hanyuma bakajya bishyura makeya, ariko naho hagakorerwa isuku, kubera ko buri muntu wese, buri munyarwanda wese akeneye isuku no kubaho neza. Murakoze cyane. Murakoze namwe, ndabashimiye.